miliyoni se ukuyemo miliyoni hasigara ngaho mu muryango w'iwacu nta muntu wigeze utunga miliyoni ibyo ngibyo ntabwo bajya kubishyira kuko simbizi ariko wagerageza ukanayibara kugira ngo ariko wazayitungaho reka sindafata na senkane mu maboko njye kwifuza ibyo natazaba wibyifuza miliyoni mu muryango w'iwacu nta muntu wigeze uyifata umuryango ukuntu ungana nta muntu uraje ubifite ko mbona uzayigirara reka miliyoni ni nyinshi ngo ndi kumwe na siniyore ngo randura siniyore kumurengereza siniyore kumbira sida kumurengereza iminsi ni ukugira ngo yinyesebure ariko nkawe winyesebura kangahe ku munsi mwana ibyo bikora umuntu wariye neza waba utariye neza ku mugongo ukavuga ngo ugiye kwinyesebura umugongo ni wawe umugore wawe ngashobora kuba icyo kintu cyamujyanye hajya heza kandi ari wowe rero ninde wahukanye ni njyewe bangahe mfite abana batatu bonyine usigaje nta mpamvu ubu ngubu arakwite ubu ngubu muganga ambwiye ko ari umwana umwe usigaje bangahe ni bane bonyine nkarekera nkajya muri anapo njye nashidutse nibonye kuri polisi kominari bangejejeyo si ugukubitwa inkoni urabanga ikibwana kimwe kinyamurugo ugikakubitwa reka barakibeshyera ngo yesu yakubiswe inkoni ngo bamukute karuvatira oya njye nakubiswe izirengejeje bwiza yesu mbese yaririzaga baramukubise reka samusoni kane kuko akarere kangahe 42 42 gukora mu karere kangahe fata kane wongereho kane wumva ko atari 40 none ukubi wumva ko hatarengaho 42 wumva ko hatarengaho umuntu agwaye 200 se akaguha n'ibindi bitatu iyo biteranije bibyara ngahe 21 ubwo ngwaye ifaranga ntabwo wamenya kuribara hari banyine nkagenda nyatondeka nyashyira ku ruha bareko bambabariye uvuze miliyoni wayibona ntiwayirya umunsi umwe kereka kuyubakisha inzu z'agacura n'agaguramo n'imodoka nkashaka n'abashoferi bakazitwara muri miliyoni ni nini ibyo bintu bibaho miliyoni hari uburyo wabigenza ikagura ibyo bintu byose yafoto yanike rero ko nyirabutu yasimbu ushatse kuvuga iki se rero none mwarabo yakonje ndaga n'urubyaro rwe rwagushyizemo ariko mwarabo nawe ngo bagahagaze abana batanu ni batanu ariko bamujigiriye barankobeje barankubita no ku gisina baragikubita nikizonye gukora amakosa amahano ubwo narangije nibonye ubwo nyine barafunda none se mwana hagati aho se wowe ko wakunze kutubaza cyane ubundi wowe uri umusore uri umusaza uri umugabo iracyari umwana isi iteye agahinda azabyara kuwa kane ubu turi kuwa gatandatu kandi abura iminsi 3 ni 3 n'ubundi ari kwa muganga se ari muri farumasi nyine none ubwo yaba atari muri farumasi akaguma mu rugo muri farumasi babyarira mu kwa muganga muri kanine niho babyarira kuri satire sate kuri satire kofate se babyarira kuri satire sate ntago babyarira abantu bamujya yagiye haba hari abantu b'abagwayi benshi narabibonye nahagiye ejo nihe nyine muri farumasi ahantu bita muri mwanine bacuruzanye bavuriza abantu muri kapiteni oya muri hospital muri shop for short muri hospital muri fifot hospital poche shiftari ntabwo ari hari naho ngaho hari wabuhazi nabonye zaparitse n'imodoka zingahe 16 sinazibaze se arimo nambirazi yandi gende jwigira TV y'umugisha ninjye ufite ibiroro ahakuye muzura shara aguragura ngo maze ninere kugwiki agiriguru bicyavuye gukora n'amabati none arakubwiye ngo uramugurura amubwira ngo uyu munsi ngaragira gute ndamugati urangura ngo meze ninere winera mudukiza nashaka ngure muroco nashaka ngurire yanoza
yanoza igura 500. ko mbona hakonje cyane mwana Nkunda kugwara umushonda. Nkunda kugwara umushonda nk'ubu ushobora kuba ukabana ndacishitimiye ukahita ujyana kwa muganga bitewe n'uyu muyaga mwinshi cyane. none ngo utize ikote kugira tuganire neza. Iryo kote barimbone bagira ngo nijyanye kandi atari ijyanye. mba ndi gutije se hari ikibazo. Utije no kuri guha bitandukaniye. kora Shatse kuvuga iki so? Dore none na mwarabu yakonje ndaga. Mwarabu. Noro byara bari bagushijemo. Ariko mwarabu nango buragahagaza abana badanje. Ni 5. Ariko bamujigirije. Nyina wabo yabyuca mutera amango naje guhaha aje gukorobotsa. Uri musanje ku ndege hari yawe n'agahoma mu. None se yababyaye adafite icyo abana. maze rero haje n'undi ni babiri n'umwe ni babiri aho hari n'undi uvuga ngo ufite abana babiri none ujye kubyara icyarimwe. oya Ubwo n'undi mugore mutoya mutoya atwita impanga ebyiri. uvuga ngo ubwo ugiye kubyara abana bangaho ubwo. Ubwo urumva ni 7. barindwi Uyu mugabo nawe afite ingorane. afite inyundi bacu. Ubwo ushaje imburagihe. None se kagobaza abo bana biwe wowe urumva ko waherekane na kare cyajya turi muri restaurant numvise bakomuzaho wabawe ni bangahe. Ngoyi abawe ni bangahe. Mfite abana 3 bonyine. 3 bonyine usigaje. Nta mpamvu ubu ngubu arakwite ubu ngubu muganga ambwiye ko ari umwana umwe. Usigaje bangahe. Ni 4 bonyine nkarekera nkajya muri anapa. uvuga ngo ufite 3 usigaje 4. Ni oya ubu ni 3 ubu navuka ni 4 bazabaraba nzahita njya muri anapa. wowe se ese wowe ujya muri bafunganya ababyeyi atasiyo bafunganya ababyeyi mpana kubyara. ese umugabo ajya muri ona gute Umutsi w'amabye barawo bazawukata kugira ngo njyewe mbeho neza kugira ngo njye mbyaraga abana atazashobora kurera. uzemera ubahereze bakate Barawukona nyine. bazawukurikiye igare mwana babize ngo babaha amagare. Igare si ugize Imana waribona. none se mwana hagati aho se wowe ko wakunze kutubaza cyane ubundi wowe uri umusore uri umusaza uri umugabo. nyiracyari umwana. isi iteye agahinda. isi iteye agahinda se kuko ndi umwana mwana. Samusi ndacyari umwana musa. Wa mugabo twahuritse. Twahuritse ubu ngubu uko kwana tukakuvana muri iri shyamba turagendana n'umwana wenda neze kuri umugabo. Nibyo. Aya ino musaza agomba kukugira inama akagukubita ibisura by'amabuno ugashuta. Ariko naranashyute kera birangiye. Utarashaka umugore se. Amaraza ajya ifatira abo ku nzira mwana. Ni kwa kundi uzajya ushobora tugasanga urwaye seniyore. Seniyore cyangwa imitezi. Seniyore ntabwo wumvise ka kaningiri k'i Burundi. Ngo none Rudoviko urasa nk'amazi yo kwiteke basi. Uracyo ndengereza iminsi. None akavuga ngo ndi kumwe na seniyore. Ngo urandura seniyore. Urakabonye? Reka. Kumurengereza ngo siniyore kumbira sida. Kumurengereza iminsi ni ukugira ngo yinyesebure. Ariko nkawe winyesebura kangahe ku munsi mwana. Ibyo bikora umuntu wariye neza. Waba utariye neza umugongo ugavuga ngo ugiye kwinyesebura. Umugongo ni wawe. Umugore wawe ngashobora kuba icyo kintu cyamujyanye. Ajya heza. Kandi ari wowe rero ninde wahokanye. Ni njyewe. Wakanishijwe n'iki se mwana? Ni cyatumye abana barariraga baburaye nanjye niriwe nkubara mu manabuze ibiceri nkavuga ati reka ngende muve mu maso. Ariko naje kugeraho nyine ndagaruka negera urugo. Urangije wegera urugo ukodesha hafi yawe. Ubu nasubiye ku icundi mu rugo ni GPS nyare nubwo yindo kwako nuko burara muntu ariko kuba n'ibishimba biriho umuntu arashogora umushodoro umuntu akamenamo amazi akabanya akakubita umufa yama gukubita umufa bundi umufa w'ikizi w'inoza w'umushogoro umushogoro no kugutera divarete n'ikindi busha uvango ni gisosi cy'umushogoro no kwirengera umusaza nkayo ko wese kuri umusitari nk'ubwo ibyo bintu wabyiteza uko natabijyase ahora umusitari Kigali yose irakuzi Uganda barakuzi Burundi barakuzi Tanzania hano hose umusitari yaba nk'ubu twaje butaye tuje kuguhiga bamariye utazwi twaguhiga se none se
vurema adakora ntago nakugaye sibyo nkaho ugiye kwiyongoza ukangura iyo mituweli sibyo ukayingurira kubera yuko ubwo ngubwo tubona nyine bwo bwa mbere sibyo barazigwa ariko ntuzigeza mu rugo mituweli ndetse mituweli barazigurisha mituweli barazigurisha amafaranga yazo ugatwishyira uyashyira karori Mukakarori se ndanamuze njewe ngaho azagera Mukakarori Mukakarori kumugwagwa nanjye nganje ndamuzi uno tamuzi Mukakarori Mukakarori ntabwo umwe bujya murarana gira ya mituweli jewe aho simbizi njewe iyo nyabonye amafaranga nyaguriramo abana ibyo kurya nkabaguriramo ibyo kwambara nkaguriramo na sheri banjye imyenda ariko duhe inkuru ya sheri wawe tuyiheruka kera nzayibaha yabyaye muzajeje narabura iminsi 3 nabura iminsi 3 ngabyare azabyara ryari subwo mu kwa kangahe uyu munsi turi kuri azabyara ku wa kangahe ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ni ku wa kane azabyara ku wa kane ubu turi ku wa gatandatu kandi abura iminsi 3 ni 3 n'ubundi ari kwa muganga se hari muri farumasi nyine no ziguye abatari muri farumasi akaguma mu rugo muri farumasi barabyarira babyarira mu kwa muganga muri kanine niho babyarira ku isate rusate kuri sate ko fate se babyarira ku isate rusate nago babyarira abantu bamujya yagiye haba hari abantu babagwayi benshi narabibonye nahagiye ejo nihe nyine muri farumasi ahantu bita muri mwanine bacuruzanye bavuriza abantu muri kapiteni oya muri hospital muri shop for short muri hospital muri hospital poche hospital naho ari hari naho ngaho hari wabuhazi nahabonye saparitse n'imodoka zingahe 16 sinazibaze se arimo nambirazi yandi gende jwigira sinayumvise se musigo jwigira batisha arabyaye tu oya ijwi ry'umurwayi abarinda gupfa so batushuka tukazaza kugwema tugasanga umugore wawe ari inkumi mwana inyuma se ni inuma karakara ukandikira umugore wa mugabo rakaraka ni inuma se inumi se ni inuma inumi ntabwo ari inumi karaka Musenda agiye kubyara ni yawe cyangwa cyagihe yigendera cyagiye yigendera wasa ajya heze ko babashukaga ko nahantu ugeze ajya kandi nge wari waragiye aho wowe ngo waragiye uramuta wigira ikigali umusigi ibutare none nimba wari waragiye wagarutse atwite iyo nda ni yawe ni yanjye ndetse gitronike ntabwo ipima abantu uko bameze mu nda warayohereje nagiye mukwitishije nashije nyimukwitishije ugasukaho muri wasize kandi twari twaranigana harananigana seko wunamye hara twigana bari nimutereta twari twaraniganye ariko ndamaye mwariganye se uravuga umugore wawe mwiganye mu kangahe muri 4 ese Samson mubaze kane gukuba Samson haro kane gukuba karere kangahe 42 gukura mu karere kangahe fata kane wongereho kane umva ko atari 40 none ukubi umva ko hatarengaho 42 umva ko hatarengaho umuntu agwaye 2000 se akagwa n'ibindi bitatu iyo biteranije bibyara ngahe 21 ubwo ngwaye ifaranga ntabwo wamenya kuribara hari ba nyine nkagenda nyatondeka nyashyira ku ruhande uvanga ya naya miliyoni se ukuyemo miliyoni hasigara ngahe mu muryango w'iwacu nta muntu wigeze utunga miliyoni ibyo ngibyo ntabwo bajya kubishyira kuko simbizi ariko wagerageza ukanayibara kugira ngo wazayitungaho reka sindafata na senkane mu maboko njya kwifuza ibyo natazaba wibyifuza miliyoni mu muryango w'iwacu nta muntu wigeze uyifata umuryango ukuntu ungana nta muntu uraje n'uyifite ko mbona uzayigirara rega miliyoni ni nyinshi ariko miliyoni gushagisha n'urubyaro rugashaza n'abuzuku n'ubuvidi ariko bambabariye uvuze miliyoni wayigwa ntiwayirya umunsi umwe reka kuyubakisha inzu z'agacura n'nkaguramo n'imodoka nkashaka n'abashoferi bakazitwara muri miliyoni ni nini ibyo bintu bibaho miliyoni hari uburyo wabigenza ikagura ibyo bintu byose yafoto yanike rero ko nyirabutu yasimbuka n'ubundi yasimbutse ungaye none se uri mu make ubu ntabwo urabona ahantu hari miliyoni
Numbanye nyeke ibihumbi 50 mbibona. nabyo nturabibona Reka reka. Ubu se- Cyakora bifariza bo narabibonye. bifariza ni 5. bitanu ubwo nibyo bifariza Bifariza narabibonye 5. Narabibonye ku maso ku yandi. ariko nk'amafaranga menshi watunze nangahe 20. ibihumbi 20 amafaranga make watunze ni nkangahe 12. Jamani n'umukire Narayafashe. ntabwo wigeze Ntibaye. Kubwo sibwo n'ubukire. Oya, Umurishije amafaranga- 8 wawe so yaguhaye. baguhaye 20 Baguhaye 20 urayamaze. Nubwo n'ubukire. byabayeho se Byabayeho. baguha umunani ubu igihumbi 20 kimwe bibiri Ari kera nyine. ariko mbari ibihumbi 20 uhereye ku gihumbi kimwe kurumva Katarama gashandare cyuregwe kimana Nyakanga berugwe gicurati kamena Nyakanga 75. wese uyabona nari nkubwiye ngo ubare uhereye kuri rimwe ugeze kuri 20 Kuri mwe kabarize toroto muzi gusoma no kwandika. Ubwo se nabanzi cyakora 6 nabikubwira. ariko wagarukiye mu kangahe mwana Katiriyemba. 4 yihe Warenze maternefu ukagira mu wandera. kagira mu wande Mu wande ariko samu ufite imyaka ingahe kiye imyaka mbwe nago nayo navutse muri 44 nako ko mfite imyaka 44 yuzuye. Mama wanjye yavutse muri 85 afite imyaka 85. Papa wanjye yavutse muri 97 afite imyaka 97. wovuka 44. nagasari we na mama yoni de mukuru Mukuru ni mama wanjye. naraze baravutse muri Ariko 40 ubundi mukuru kuko kareka ndamuruta. mama uramu Ariko si muruta kuko ndabyibuka yambyaye ni andusha imyaka 5. mama wawe yakubye afite ingahe 18. akurusha 5 Ko bamuhohoteye se. cyangwa papa iyo bagifunga Bari kumufunga muri icyo gihe se ko hari nko hari nyine bashingira umuntu mu misambi. bamushyingirira cyangwa bamushyingura Bamushingira mu misambi gute bakagusha mu mushamba bakaguterura bakakujyana ku musore. bakakwirukankana akira turakuzaniye ese numva mama ahubwo atarahohoteye papa wawe Abakobwa bafite ubushute n'abasore bafite ubushute. usigaye ushishu hano ni mbere wari umwartiste wakutinga ibyawe Sinayumvise se. nuvuga ngo Kuri peki foto. ese nkubaze nkani Butare iyo urebye abantu bahatuye sibyo n'abakobwa beza baba bahari n'aya mabuno yabo subize ireba nka kira kimanutse kiri hara mu rubaraza wakibonye buri uba wumva umugore muzarambana iyo ureba nabira bintu biri kugenda byaduka Nibishaka bizaduke byuzuri hisi nabibwira iki. Bira nacyakuritira umugore wawe. Nago namera nka jewe nago namera nka nzovu. Ngomere nka yaka. Oya. kandi uriba umeze nkabo Never yideni. Never yideni jewe. Never yideni. tutese kandi nawe uri mugenzi wawe Oya rakaraka. nawe uri mugenzi wawe Oya. Ngeze ko mukwa kane ngo mbashindirwa tugaswezurana na firate wanje. muzaswezgura na ryarisi mu kwa karindwi Mu apese prienne. mu wa pese prienne ubwo ni Ni ideni ryacu nabatirijwemo. waratijwe se watijwe nande se Apasitori. Pasitoro. pastor wo muri Wawundi wambara karuvani. wese ntabwo wakwambara karuvati ngikubere mwana None se nje ndi ihene. pastor we ni Oya reka nkubaze. Uravuze ngo njewe none se nje ndi pasitondo ngo ndabana narayije kuba nayambara. none kuki uvuza nturi ihene se niba wambara karuvati Nuko wari uvuze ngo nakwambara ikiziriko mu ijosi. Reka reka. ngize gutya ndagutumiye nguze kumvura TV dukine filime birangira nkubuze none nje kukwijyanira i Huye Leta njyana ikigo. twagiye i Kigali ubwo ntabwo ndi bugusiga ugomba no kuba umukire ugatunga miliyoni Nzi ko ari umukobwa nakundanaga nawe witwaga Niyo Saba. Niyo Saba. yenye Hari umukobwa nakundanaga nawe witwaga Niyo Saba. ushatse kuvuga iki Uwo mukobwa yari inshuti yanjye cyane. Turigana. uvuga ngo waramureba ugahita wumva ni miliyoni niyo usaba Niyo Saba yarigaga mu wa mbere. Niyo Saba Murenge twariganye mu wa mbere. Wumva ukuntu yahuye n'agahoma munya. Mu wa mbere Murenge turasohoka
mu wa kabiri murindi tukiri kumwe murindi turasohoka murindi mu wa kane tukiri kumwe niyo saba wumva ukuntu rero shabahuye n'agahoma mu nyamwana ariko wazibera umuhanzi wazibera umuhanzi ubundi ibintu by'ibiganiro ukanabireka ko mba numva ibintu by'ubuhanzi bishoboye mu wa gatanu tukiri kumwe ubwo ni muri CTM mu wa gatandatu mu wa gatandatu murindi bamutera inda y'amezi ane murindi mama yiwe inkubita n'urwandiko Imana yanditse murindi Kanyangezi murindi turashobananiwe yewe uzigama mu kiganiro hano umvase kwiro hano avere kare kwiro wino umvase kakano cyagiye kunyara murindi yaramagiye yego shite bakunze Imvura TV nkuko bisanzwe twase umana Anatole PAC mu mpine murabizi ko nkunda kubana namwe hano ku Imvura TV mbagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye umunsi ku wundi ngena mbazana inkuru ubu no kuvuga ngo noneho namaze gufata aho ngiye kujya ngenda nkabazanira babastari bamwe mwakunda bandi mubona bari kugenda bazima noneho tubaganirize kabisa tugende tubagezaho ibiganiro bimeze fresh oye Samson ubonye umugore uvase oye uvase ko yava ku mugore abandi ngo mu kiganiro ese ndashura udashura turase dore no kunyara umwereka nyine kujya ngakunda shute yanguye navamo atari banyeshe yatabona Nari kukurangira imana. yego arakubesha sha ayajya arasha uje mu bagore ayayaya Nshuti yakoze Imvura TV mu kanya muraza kubona indi episode kuko no mutipe barana niko nyine tuba tugomba kumutwara ariko mu kanya turi batemo nanone ngira ngo mumanuke gato murebe ahantu twari turi muri restaurant nanone hari hameze fresh rwari urwenya gusa kabisa kora subscribe share like comment kugira ibiganiro byacu biye bigomeza kugenda bikugeraho umunsi ku wundi kandi sharing mu nshuti zawe mu maguru pagiye atandukanye kugira ngo tukomeze kubana umunsi ku wundi natwe tureke gucika intege sana asante sana zaidi TV y'umugisha.